vuga ni assalamu alaikum 5 kwa 5 cyari kapiteni kinyi ndetse ni Mutama Banderasi episode ya 5 ndetse ari isoza ndetse iyi season yacu ya mbere ndetse ni yindi ni shuboja 5 kuri 5 presents 5 kwandi na kapiteni 5 kwa 5 ndetse tangira filime YouTube subscribe tangira film timu twenga wiki Mutama Banderasi icyo ni cyakandi ugira ngo ndetse bya bindi ariko amuseze ko mwenye muvugana yakubwiye gute anasemaje yavuze yakubwiye gute amuseze wavuze guki yakubwiye gute vuga yakubwiye gute mujya muvugana ni ikibazo ya filime yacu ndacyari Mutama Banderasi nikana papi yaciyeho wangu yaciyeho guki hamazu kamwe senze yandi gutwi amuginga we biretse gato boss arambwiye banze bandabitunganye boss mwanzuro we tumuginga nawe wumve gasapo amsenze gutarinda neza gapawo ni 5 kwa 5 magufa masaburi icuma bire ramubona ariko barabona musaza Mutama Banderasi mukaskos musaza mukazi ni 5 kwa 5 ndetse cyari kapiteni kinyi 5 kuri 5 ndetse iracyari ishu mboja 5 kandi ndetse ni Mutama Banderasi iyi ngine episode netangiye ni 5 isoza ndetse season ya mbere Mutama Banderasi tangira 5 turwo 5 tuyinjiyemo nabi cyane wabonye aho twayitangira ibiro nyanyamaza kumugira gutya avuze ati ndagenda hombye wewe peti njo hapa ni kuambie kitu bayo ikangama ni babonye ikigutsa gucunga urabona umusaza ku mwana yabyaye ateri uzi gutenda niba ari cyo cyambere kigura no gutera inda mwabagabo mwe gutenda ni intambara gutera nabibonye kaza ari baraduza amanuka kagira gutya none itaziye ukazirunda ndiragatsindwa no inda iragatsindwa no witeka ndani mbicana ndani basa ko inkoga ari nyuma yawe akeneye mu baby umwana wacu nibyariye sha 257 free production 5 kwa 5 mwana yabyaye inago irazi kari gukina n'umwana wawe niba bita Mutama Banderasi ingwe batinya ni ingwe sha ngwe yakaritsiye ingwe nk'ubitangiye nk'ibisamagwe byose bikatibika reka n'uruzingo aresha nk'amapoto 2 bagerekeranyije urebe reka nzimete ngwereke kuri zaza ku mwana yabyaye uzikuna mukuje wa mwana we mugaburira cha udihiringa amusenze bemetse gato ndagukubita imana ndagukubita Mutama Banderasi dore Mutama ukona ari maracanga ari serious Mutama beretse ndagukubita bakana we ndetse wewe apenda ndagukubita musenzi ya bintu biri serious Mutama ko mbona arakantu hano mfite akakarabamfasha akabana utagatinya kano gasenzi karima kano gato ariko yo kugeze kaba gakomeye cyane papa gwanje mtoto wangu napiga moto kweli wallahi ko mwana yabyaye mwana yibyara cyate izero ryose asinziriye ni 5 ndetse ariyo episode ndetse yanyuma isozi season mutegeza 2 ndetse no munsi w'ejo nako tukagasohoka 5 kuri 5 kwa 5 harusi zo kugarukira yewe nzagaruka kubera kugira ubwoba nuzuru umupfu itwaye ikizi uzambona dore ubwoba arayitsimba dore ubwoba dore ukuntu ntashe costume yose yabaye igitaka kare kose yateri ku musaza yibyariye umwana nawe ajya gukubagana wasanga atazi na se w'umwana wariwe akazaza ari kabutindi wizigiye imana yabyaye mwana na Yesu tuzakure kuri bodyguard base ba Saint Rodrigue bakobwa ba Saint Rodrigue ari ni Misherikani yaba data arazutse karabaye abanda zutse tu
abandi azutse kandi yabazutse bazuka bafite imbaraga zasanzwe kaboko kanasha ntambara gato ubundi se kare aguru barananiye imenya kare nkaba mu kazi sinigire bodyguard ndi umukobwa ubu nibankubise se kwa boss gasubiza muramubona ariko serious ndagarutse ku isoko boss nsubiye ku kazi burinze ngumuryango gucunga ni muri bana baguru ni merindira uyu nawe yaje kwarananiye kaguru ni rotirike amisherikani urebe kamuritse kanako ande turavunika tukakagorora wangu hano ubu ndimo neza bari he ko mbona ngaha yakunze hani 5 kwa 5 hano barimo neza barimo neza barimo neza cyane chunga vienari maratanu umwana yabyaye apeti bodyguard kiravunika cyangwa kwa kwanya ngo nikiveje urumeze nkabyaye nizikazi na amaelians yaje ku isi kudutera ibikaba byabaye gatsindwa ni yarayibonye ndanikanga onye ukuntu byikorera abana abantu bazaturya bamureka mbe nigere abana bararyana ndagisha kareka yinga uzi kubuna no kuri noheri nta muntu karebera izuba nindotse ngo byatu inyamika yitiryoha nagomba kareka senze abana baraje bango mbayengiye karatibika kaba kabizi imana ikarema inyama iryoshye kagomba kwe boss araje wangu tujye ku forini n'umukobwa wa boss ko na boss bandacumbagira na boss bandamupize mwana wa ugiye mu nzu muri cadastre urabaye boss yicara ni imyaka ayibonye ni futeyi 5 kwa 5 boss banda kwigura amaze urabana imbavu banderasi tama mama senzi kazi mwe mukubitwa gute kandi mbagabura simba hemba umwana wanje amutiri mutangute nako bamwiruka inyuma bosi hangane erekane nasonisha bahemba shama ranje sinabaye tize nk'abasenzi mwe namwitozo murya konje nawe unsinda tangira kwibuka ibyahise gutwi ko banda gutwara numbe urazi kingenza ngaha ihuzanye karisi ndarakuza azamwe n'amaguru nunzi uyubona nizisho ryanje ejisho toto wake ejisho uko wabivuze nduga y'amaso ndayugurura sangiye ndamwayikuye yewe datanye n'icyubahiro murabwire muri karo karere kose gizatuga je namuri mumenyero abagutwi ntacyo yagukore yaragushituye umugabo agushitura rimwe kandi baratangwa urwa kabiri ku mwana maje bamunaga maze kumanaga hano haje umuntu ushana buze izina kubita nk'imbogo ngiye sinzana ari muri karitsiye asigaye bakwande simbizi hano haje imbogo ni muri serica umbashayinse ko yabakire kuri bose wihaye mwangaragara jagasuzuguro uno mwavu muzanire gayo wanje ukobwa yabyaye Banderasi wigizingwe akona mine ko jende intare bakuye amatwi yaje mugwiza tuwa mu ndi jenyene ngitono mayo nyine bayikubise mutono murabura atuka nare bayikure amatwi n'inzara ngo kwa barahurutura ndani barataka ndani mu nzu barataka nibabaye iki gera mu nzu niba hapfuye ndani yukunari kanga unda bangurukira mukasoro gatwara nyoko madamu najyaga munajya cyangwa kwa arenza hari gwa mutama Banderasi kumi Banderasi arasikanye ntago bijye bimuzira reka daharatsiritse yikora disu murambo wa madamu munzu birakomeye cyane madamu sha yatanga kanyuka ngukumva banza yarakinywereye karamwumvisha ni wa mugani urucira mukasoro gatwara nde nyoko arundi mugani bacasha mu rurimi rubi cyane nako urwacu ariko rubi cyane baravuga ngo uguhemukiye atisize agusurira muryamanye mwishuka imwe mwese umusuzura bakubita mara none muri mukiringiti kabakabaye uzi mukiringiti cyangwa ikuvura uzi umusuzi basuze nawe uyivuga ati mana wanjye
baba bare nkabona umwenge basusohokeramo kagenda kandi ari wawe ndetse ruhamagaye umviriza mutama banderasi dore ngo tsi baramukinira ku mutwe kandi undi wa boss bahanganye umunsi ku wundi dore ngo ni matwe gutwi moja dore ngo aramukanga ndetse amwemeza ko ari batunye byose bakumugore kumugore yicakiye sawa byajoro ryose cyo gutenda wa mwana baso byose byavuye urayumva ewe data we arare bikomeye cyane tuvuye hariya rero twinjira mu karere tukazengwa kwitonze si Burundi tumaze kujya mu karere twitonze no Rwanda ndetse ku mupaka urabona kabutindi wizigiye Imana mwana w'Imana uzanye no mw'ijoro datanyira urabona umutama saza ari mu kazi kumeta zose cyangwa Imana umusaza yane mu kazi noneho rero anga byakomeye kabutindi baya musenzi babe baya makaritasi uretse bangaransuzuguye nanjye none maze dore magati kugira ngo utansuzugura neza bangaho nari bari kwambane ko ndumurara oya epfa kumenyera guki tabanye ko ndumurara birega nago namukubita imitoma nako nago namubesha mwumvishe diru ntaburara buhare amwazi biri peke uramubona akubita mbiri nakaka n'umusaza abari umusaza ni handi kabutindi kuri matwi mudiru bata ngubita umujinga bangu fata ngubita umujinga mudiru kabutindi mudiru yewe datanyira icyubahiro ku frontiere Rwanda na Burundi kudiru yewe data urayumvise cyangwa yewe urayumvise umbe kudiru yewe kuki yewe buretse gato kuki sha kudiru mutama naomba nagazi sigura gusa azi no kuzitera mutama ntabwo azisigura gusa azi no kugira gute yewe data we birakomeye cyane mutama arakubita irima i Burundi yabwiye Rwanda ngo huguha ni buretse gato umbise ni ndamukanya bake ndamukanya basaza bari mu kazi kose mutama baramukubisa aribura karabaye none kumenya ko nta kibazo urumva n'agatima keza ni muri diru tujya kumvikana nanagaye ukanu wakombise gute akagumi yari bakera cyane none umuntu turamukaje kuri atari wewe nagakoryo kuri diru avuga ni gahunda wayizanye akazi kameze gate wowe nzi wayizanye nabasaza mu kazi byinshi cyane nimba wazanye imizigo atari iyo baramurashikayo saza mu kazi ku mupaka ko n'uburi ku nkanga ubandi umwana mu kazi ntabwo bagira n'umutama azidiro barakomeye cyane wonyereka imizigo turebe diru ku nimero 5 kwa 5 bamubonye kabutindi batamuzi gutaramenye yitwe n'uburoro wagapawe uwo nwa musaza ujya wumva kabutindi 5 kwa 5 bamubonye gutunga dore bodi urabona kanyama yakoze baba bodyguard za kabutindi bazibonye ariko patiboro wangu patiboro banza suzume pagasi fuzo pagasi fata nawe boro tayari pagasi kwa pagasi kabutindi we nta musuzumira ari isuzumira n'umusaza mu kazi kose nako azana imikirekana ni kuri frontiere yaciyemo wangu musaza arikatira mbibutse ko episode ya 5 ndetse mutambanderasi ndetse araka episode ndetse kanyuma gasoza season yacu ya mbere urumutama kunata ndetse asubira muhira agenda amaze kugira gute gusoza ndetse aka episode kakandi ka mbere nako ka 5 kuri season ya kwanza ya mbere ndetse abantu banje iramuka igira gutyo kubusangira rangiye kabiri yazari umufiririzo umva ngo mbwira ukuri kw'Imana iraza ari umwoto batwika twigendera murabyumva mutariko urabona kaguru parane gutwi kaguru asubira mu nyumba boro zirangiye amabanderasi yari 5 episode ndetse
dore umugabo urabona unagenda umugabo nuruzingo ariko imbere barije ya irabandanya ndetse mwabwire ndetse nitonze iyi yari episode ya 5 yari season ya mbere ndetse kabiri nayo mu season ya kabiri ni umunsi w'ejo mugategereza iyo nayo rero cyane kamenye suni akasha umba nkubwire rero urya magasinzira uramubona umusaza sigutwi nago ubona afite amatwi abiri muri iyi minsi nawe yanakanyama buretse umbe yebe boss urakoze kuba witavye imbwa y'umusega yitabye imbwa ko iyo iri mu higanwa abandi bitaye Imana akitaba imbwa birakomeye cyane kaze mu higanwa ry'imbwa z'imisega sha rero ujya mu ngarigera amenya jewe ntaramenya ntarigera amenya yuko igikere kidatambira mu muriro uyu mwana banza akomeye ariko mu kazi ishugwe ry'amahwa muhera ni dore umutama uyu nguyu ni umutama mukuru ariko araborerwa reka ndagufashe kiba cyamwe kirakatsindwa uramubona ariko tibage urabona tibage yewe banga imizigo ndabatwaza nako nkihangane gatoya ndabatira ebana imizigo aka nako nasiga nakaturuwa sanangasiga aka yewe eka urarane ibintu Nyanza yewe tiba ndikwitiza reka mugane assalamu alaikum yari season ya mbere ndetse ya MUTAMA season ya kabiri n'umunsi w'ejo reka mugane byanga byakunda mushonje muhishiwe mugane assalamu alaikum no munsi w'ejo then ciao